nakubeye kisheri umva mutapinge ese ugira akazi n'ubu ndi mu kazi umeze neza se nshaka amavuta avura inkovu ariko byanyabyo be bite gusa mfite amatsiko mbese uri mu cyangwa uri inkubi ndi byose binkubiyemo amavuta y'inkovu nayangaye ukoresha ino sabune yitwa Makovu ukarenzaho ukajya wisiga kanuka oil ibi bikiza inkovu kiza inkovu byose byitwa Makovu biva muri Sunroot nubikenera umbwire mite ngutamo nimero bahite babikohereza aho uri hose urumva twagiye mutapinge migerageze mutapinge cyane kubera ko ntarizo mfite ubundi mu mugo kuba mukindeba nukubera utwo dutapu twanyu muri kumpa rwose ndabakunda no ikindi mbabwira yuko ku bantu mufite imisatsi idakura imisatsi yanyu ifite ibibazo nk'iby'yanjye ahangaha nanjye ubu ngubu ndacyakataje nyuma yuko umusatsi wanjye ucitse ugahinduka ubushwambagara ndimo ndagerageza ndi gukoresha hair treat ntamo namba zandike ni 07 umuntu uri hafi atwandikire 07 kanze nanjye ndebe ko nakandika 079 gatanu 2 bari umukozi nandushye bana n'indi ndushyi nabikubwiye ndakubwira cyane nabura amafaranga y'inzazamusora mu nzu Tony yongera agaruke kubitaba imbabazi ngo mubabarire ubu ngenda barishije byumva si mari
Stone baramusoye twari imfunguzo z'abandi Stone twasangira tugaciringa bikarangira ariko ntago twasubirana mfite I have boyfriend bro Amaye. inshuro namubabariye narwanye n'abakobwa benshi naramukunze nta kintu nakoze ko uriya muhungu nagende yibereye Imana izamuha ubuzima imuhe umuryango abyareyo agira umugore agira abana dore njye narabyaye nta mwana njye nkeneye kumuha nagende yibyarire yishakire hagumane na buriya burushyi bwe Jessica. Stone ari hano Jessica. naza asuza abagore be bose nyine reka natasha kunyara nabanguke Imyanda ikomeje kugora. Jessica. ntabwo Mubare Stone yaje. mumuzamure. ari hano biri serivisi sindi kuyabona ari kugenda ingaje nyine naza rega twamubujije amahoro shani burari kumubwira ati jyaho basubize namuzamura aze nyine nari badusubize nta kibazo atubwira ukuntu yatubeshya urukundo ubwo njye wenda ndabizi mwene mumuzamure kabisa oya njye naze nazamuke mubaze nshaka kumubaza kuva saa 2 za kumubaza ibibazo nshaka kumubaza nazamuke mbimubaze kandi abinsubize mbese muzamure dukunda story yigira kora request Ase mwese mwakundanye na Stone? Se mwarise aba batatu hafi ntabwo twakundanye no wapi na Nawe mwarakundanye? oya indero kwase ndashaka nade sindi nuko tutakundanye rega ntabwo twakundanye twese yadutereye oya sha Stone mwimwihakana kunirwaga mbagurukana mwamugurira amagift we rabi ngeze uri kumwihakana ntabwo wamukoreshereje bidi wowe ugasanga namukoreshereje bidi uzimugurira iki ngo natumye ngahomba nose ikibazo ni njyewe cya kibazo ni umugabo uzimugurira iki da yakora rabi we wane depression Nese ubundi muri mwese ninde wamuryoye? depression igeze gutera reba akabari kanjye kahombye muko mumuda amahoro hejuru yawe iyo nabonaga mutambuza akabari kanjye ngo we nawe mwatanye mana we Rabia. njyewe ntabwo twakundanye rumva twarahagararanye pe nari ndi singo nayo ifite uburenganzira bwo guhura n'umuntu twaducinga tugasangira biri aho ngaho byabaye igihe gito rero ariko Stone nawe yaragoye abaye indushyi aba bagore bose muzamugira depression z'abagabo banyu muze mumubeshya urukundo mutamukunda mumutandukanye n'abantu yikundira koko yarabizi ko nari imbirimo ariko yarabizi Ase mfite ikibazo. Stone niwe wabakundaga cyangwa ni mwebwe mwamukundaga? uva ngo Jessica ngo babwire ngo kuri mutwe ngo babwire ngo ikibazo cya mutwe Cyasheri wawe mutwe. je mutwe ntabwo nigize mbibabwire nta munsi n'umwe nigize nkunda Amba mabizi biki byose. Ndetse nkabaza Jessica kantu. iriya ari prank nagira ngo mbabaze umu ex wanjye nanjye mwereke ko nakundwa nkongera nkahekwa nk'abandi bana murumva neza umva mureke bwiza Hari umuntu ushaka kukubaza? baza Hari umuntu ushaka kukubaza akabazo Jessica? Jessica, bite sheri? ni sawa Nitwa Gwiza, nari ndi guscrollinga hano kuri TikTok ndababona ariko nahereka ndi kubumva. Hanyuma uwo nari nsabye nzi ni Kesha namubonye muri Congo. Ndashaka kukubaza ufite abana bangahe Jessica? je mfite abana bane shiri Kura afite imyaka ingahe? uwa mbere namubyaye mfite imyaka 15 uri kumva Yego ndi kumva. reba nenda ndi umwana mutonya ko nagize ihungabana ryo kubura umubyeyi mfite imyaka 12 nangira gukurukana n'abasitari bari aba Jay Polly bose ntabwo nari kugendana na ba Jay Polly ngo n'abari abahanzi bose bakomeye ngo simba ikirara namwe murabyumva abana bose ari nabyo ababyeyi bari kumva ino live mbagira ngo mubyumvireho mani urabona ko uri umwana w'umukobwa ataha nyine yavuye mu birori ukamurakarangaje bwije ukamusora ukamwirukana ngo yatinze gutaha hari igihe umusore ukamwirukana akagira umuhungu umucumbikira uri kumva akagira umuhungu umucumbikira kandi nawe ntabwo umuhungu yamucumbikira ngo ntagire iki namubangamira kandi urareba njyewe
ntabwo nigeze nkuramo inda sheri njye bane ndafite imyaka 15 mu rugo baranyirukana ngenda staragoringa bya danje iwabo n'uwo muhungu babonye nyine ko nyine ibintu bikomeye iwacu bashaka kubafungisha kuko yari yarakashaka gufungisha uwo muhungu iwabo baramucishisha ajya muri Kenya uri kumva ndagenda muri Kenya turabana ndi umwana muto w'imyaka 15 angubita inda ya kabiri yose y'umukobwa umwana wa kabiri namubyaye mfite imyaka 17 dore njye n'amabere ngira shiri ntabwo nigize nyine urumva baneza mutangira gupfunduka aribwo tugitangira kuza noneho mu rugo babonye ibyo bintu uwo mugabo mbyaje kabiri kandi nyiri umwana muto ugifite 17 naragira 18 ibi mbabwira ni story yanjye y'ukuri ntabwo ndi kubabeshya uri kumva mani njye ntabwo nazanga kuri live ngo nze kubeshya cyangwa nihakana abana banje ntabwo bibaho uri kumva ubwo muri uko kwita nahise nsubira mu ishuri mba nafite 17 ariko iyo wabyaye ugasubira mu ishuri ntabwo wakiga neza ngo bikunde byabaye ngombwa ko nyine urumva ncika mu rugo njya gutangira ubuzima njya ghetto nangira ubuzima nabanje kuba umuseriveri muri Bauzi ariko na seriveri nk'amezi nk'abiri mpita nyine mbumubyinnyi uri kumva ngira amahirwe muri uko kubyina mbizamukiramo nikundirwa n'umugabo w'umukire angurira imodoka ngurira inzu dukorana mariage sheri njye nafashe idarapo ry'u Rwanda nkora ubukwe uwo mugabo wanjye abantu benshi baramuzi yitwa Bizimana John yaririmbaga biriya bintu by'ibisoke tuba tubyaranye umwana w'umuhungu ubwo umwana w'umuhungu wa gatatu namubyaye mfite imyaka 20 uri kumva mfite imyaka 21 uri kumva ubwo uwo mugabo nawe turabanye dore ko yaringagara ari umukire amafaranga yaramurenze twabaga mu Gatenga nkazajya kwa kundi nyine urumva muri iyo myaka 21 urumva niyo myaka nari ngezemo yo kwishima nanjye ngo nongere nyine nigaragaze nyine nk'umukobwa nyine urumva umugabo nguriye imodoka neje imbere nkoze mariage nshimishije ababyeyi kagahinda yangegera yaneye ya mbere ndagakize wa murengo wanjye inda twabyinanaga zingira amasharimani kuko mfite umugabo w'umukapozi kazazijya kuryamana nawe none ngiye mbimenye mba nk'umusazi man mba nk'umusazi ndavuga ati ese nimba narababaye ubuzima bwose naciyemo uyu mugabo amvanye imihanda mbyinanganzanya amagodo atangiye kunca inyuma mu nshuti zanjye ntagende nzabona n'abandi uko nuko nahise nsenya urugo rwanjye ndamurekura nigumira muri ghetto ndwana n'ubuzima nirerera uwo mwana wanjye kwako abo babiri ntago baba mu Rwanda iwabo bahise babajyana mu Burundi bakuru ntago baba mu Rwanda uwo nguwo wa gatatu w'umuhungu ku mugabo twakoze ubukwe arahari abahanze yiga ku kigo cyiza nyine bya Dage papa we nyine nyimara kubyarana na Joseph nyine karakana kanjye k'imyaka 5 kagakobwa mfite yahise avuga ati nk'umugore twasezeranye ukaba unciye inyuma ukabyarana n'umubyinnyi ukanca inyuma twarasezeranye iyi niyo divorce ya mbere unkoreye ntago nge nzagaruka mu Rwanda mereza umwana wanjye imodoka ndayigusigiye ibintu byose ndabigusigiye ndagiye n'umwana wanjye niko kwinjira imihanda rero ndemera ntabwo nari gukuramo inda ngo nuko ngo umugabo ngagiye kuma divorce naremeye ndwana na covid ndyumunyu umwana ndamubyara ndihiringa mukira kubakire ndamurera dollar akuzageza imyaka 5 none ingegerera imiraza kunesha umutwe nese icyo shaka ubu uri kubana n'umwana umwe cyane rwose sheri turi kubika rero mubwije hano nanjye ndi umufemeri nanjye mfite umwana umwe sibyo yego sibyo ariko Jackie mwamuzamuye mani Jackie vugisha nufata umwanzuro wo kubyara umwana wawe ukamuzana ku isi ujye wihiringa nyine nk'umubyeyi wahisemo kubyara urumva naherekare numva uri kuvuga ngo uzajyana umwana ngo kwa papa wiwe ngo umugore wiwe babana ngo yarakubwiye ngo uzibeshye ngo uzane uwo mwana ngo azakwereka icyo amukorera ntabwo yagukundira umwana ngo nimba ngo icyo cyana ngo uzakizane hano ntabwo yagukundira umwana ushaka yuko uzamujyana umwana wawe akajya amuteza abakozi bakamurongora cyangwa akamuraza hanze mw'abantu twara abasingo madatwara twaragowe waciyemo warabyaye wabyaye ufite imyaka 17 ubu ngubu none utangiye kwisobanukirwa uzi icyatsi n'ururo uzi imbaraga z'amafaranga uzi imbaraga zo kubura umumama uzi imbaraga z'umwana nibwo ujya gufata umwana wawe ngo umushyire papa wiwe oya kumushyira no kumumushyira umwana wanjye akamubona kuva namubyara amuzi ku mafoto n'umuhungu nakubyirira turabyungura amuheruka araganje afite ushobora kwicara nawe mukaganira cyangwa ukamujyana mu buyobozi ukamubwira ati ngiye ikintu kimvuna ni minervale y'umwana n'ibikoresho by'ishuri
azahitemo ari ibikoresho by'ishuri cyangwa kuzazamo aguha indezo yo gutunga umwana, ibintu bibiri, indezo cyangwa akamenya amashuri y'umwana, kuko amashuri y'umwana aragora, kandi nkatwe ababyeyi 8 turi guha abana ni amashuri meza, sibyo? Yakoze uyu mumama ndumva nishimye. Nafata umwana umujyane muri primaire, zino primaire zisanzwe zirihanga 9,000 na 9,000. Fata umwana wamujyane muri primaire nziza cyangwa maternelle nziza, papa wamumenye amenye inshingano ziwe. Cyanda gukunze wa mugore we agomba amenye nevare y'umwana, nta kindi. Ndabizi uko umeze gutya ntago wabura icyo kurya cy'umwana, ntago umwana we yakwifuza kurya burger cyangwa pizza cyangwa jus ngo ayibure, kuko yaciye mu byinshi cyane, kandi n'ubu uracyabicamo. Reka mbanze ndangize, n'ubu uracyabicamo sheri, n'ubu uracyabicamo, sibyo? Wowe uzagarira papa w'umwana, uwo mugore wiwe mureke, ni shitani yigendera, ni daimoni. Umva ngiye gusara. Papa w'umwana nta kibazo gihari. Umugore yarifasha mboroka kuri nimero ya papa w'umwana wanjye, aramboroka. None amaze kumboroka, urabona gutesha mundi mwe muri kumwe na kuyitambwiye ku brokoli. Mutaganiriye. Stone ngo yesa bukuru. Kesha twari kuganira gute kandi Stone nawe twari turi kumwe. Nari kuganiriza abagabo babiri twabanye no twabyaranye, nari kubaganiriza umwe. Yeko bahise banahana. Uwo Mustone mumvane mu matwi, muvane muri group iranga y'abantu abantu 290. Dore neri yaje. Sibyo? Hano abantu bose bari kukureba, harimo abagore, harimo abana b'abakobwa. Naza avuga ukuntu yavuze ngo umwana wanjye nzamumuzanire ngamwice. Naza. Dore turi no kuri live. Ibintu byose abavuga rega ndabizi, ngiye mfite ibimenyetso, ngiye mwihorera uriya mugore, ngiye kumubyukira. Ako rero ufite n'umutima woroshye, ufite n'umutima woroshye, bimara iki wamuretse? Nubundi si ubwa mbere bamfunze, nibashaka bazongere bamfunge, ngiye kintu nkeneye umwana mwereka. Ako nera ari he mumuzamura mureka gato. Ufite ikintu cyo kwizera inshuti zawe, kandi inshuti z'iki gihe ntabwo ari inshuti zo kwizerwa. Ujye utandukanya inshuti yawe n'umuntu muziranye. Zamura iryo shano ry'umugore ngo niririze rirebe hano. Neri icyama Imana ikaguha ikigeragezo Joseph akakwanga, ugahangayika nawe ukareba ibintu buri kunkorera wa mugore we ukabibona. Nase ushaka ko Joseph akwera umugabo cyangwa ushaka ko akunda umwana? Abo nshaka akafasha umwana, ngiye bishoboze ngwino hano. Ibushobozi bwose bufasha umwana ndabufasha. Ushaka Joseph mushaka hiki? Shaka kahura umwana abona papa we live amaso ku maso, amuza afite amezi 6. Bayo hano. Uyu mwana wafite uburenganzira bwo kumenya papa wiwe. Dore nguyirirwa mbwira ngo papa ari babwiye busuza abantu gira gutya bite sheri. Ako shegosha. Papa yitwa kuri live rero umwana papa yitwa nde? Oya nta kibazo kiba kiro umwana wanjye kuri live kuko nanuze nabara bose bagore b'abastari bakira abana babo kuri live nakosa bose. Mukureho buri wese akarera abana, mukure ataza no kumva nibi biganiro uri kugira, muvane hajye muri sala ajya gukina. Ubyaje kwikinira. Ntago ari ngombwa kwaza. Ntago ari ngombwa kumenya. Nashakaga niyigendere, nashakaga kubereka izina rya papa we yirirwa mumbaza papa, nshaka kumubona. Buriya reka mbabwire igendere se ko cyajya mujyanyeyo ba nyirakuru bamuzi umwana waretse ku rwogo rwose wabyiwe. Erega mama Joseph nago yaneye inda Kesha, nago mama Joseph yaneye inda. Jessica reka nkubwire. Ariko no gusanga nanira rengana, none se umugabo we tuvuge ko atazi kwifatira umwanzuro ngazabona ikintu. Jessica uzi kugira umwana wazabeho yishimye, nicyo gihe ataramenya papa we ngo bahure bajye basi se uyu mwana wanjye mubwire ko papa we yapfuye mu buzima bwa uzagenda uhure n'umugabo mwabyaranye mujye inama, umubwira ati rero kugira ibintu tujya mu buyobozi tubanze twicare tubiganireho, uzajye mu buyobozi ariko mwabanje kugirana ibiganiro, umubwira ati ngenda ndashaka yuko umfasha kurera umwana, sinshaka kugusenyera urugo rwawe wahisemo uwo mugomba kubana, sibyo? Oya rega sheri, rega umfase ngubwire sweetheart, rega ngiye nta kibazo kuko ngiye mfite n'amafaranga,
nanapimisha DNA nta kibazo bakabapima DNA ariko kuko DNA hano mu Rwanda nyine ni 500 na amafaranga menshi namwe murabyumva gufata 500 kandi ubizi neza ko papa w'umwana ari uyu nguyu ubizi neza ko ari we ukajya gutanga ayo 500 ni nkaho ubu yafashe ukayajugunya naye navuze mbere ko yaramwihakanye yakubwiye ko atari uwe yigeze amwihakanye ntago yamwihaye usundi wakihakana isura yawe musa foto none se nyine niba ataramwihakanye isura ajya gupimisha kubera umugore ni kandi umugore ari umwihakana ngo yabyirwa n'iki se ngo kari wa Jost umugore ni mukeba wawe ari hano nari kukumva nabonye ntago Neri yari umufana wanjye mwamuzamuye ntago wowe ari umufana wanjye nkundana na Jost P wowe ukibana na Pasi Sorozo bro noneho kugira ngo mubyemere mwabagore mwe mwicare mwumva basingwa madagahinda tugira uyu mugore ngo ni Neri niwe wirirwaga nyirukanka inyuma tugenda muri covid n'umwita uno mwana ubwo kwa ngiye nari ntwite muri covid kugira ngo bagendaga ari uko wenda bafataga nk'umugore utwite bakamwitwaza kugira ngo polisi nibahagarika bayibwire ati tujyanye uyu mubyeyi kwa muganga yaramfataga uri kumva jewe waguhuje na mama we baretse gatonya muzamure neraze tuvugane dukora inama Neri nishiti yanjye muratukana birahita ntago mutuka aranditse ngo niwe waguhuje na mama we ngahubwo nagushobotse ntago nshobotse gute wa mugore naye naza kugusaba n'inote y'igihumbi ngo umwana yarwaye muhetse mu mugongo ibintu byose ntago mbyimenyera ariko muri kubyumva kurera umwana imyaka 5 yose impamvu Jessica nje rero nakubonye ku kiye kiganiro uri kuvangura umu ex wa Jay Polly uri kumva muturi kundya pe muturi kundya reka mubwire byibuza n'aba ex bawe ntago akaba ari gutukana n'umugore gutyo ngo yarakubwiye ngo niba wanga umwana wawe ngo uzamujyane ngo kwiki uwo mugore ni nguyu ariko uwo mugore n'umuzayirwa byarabaye ntago byabaye umunyarwanda ariko iby'abagore n'abagabo mukabyivangemo abagabo mwari mwashwanye mwese mukabwirana amagambo mabi wenda n'umujinya nkwereye ayari umujinya Jessica nukuri uyu nguyu Neri ubana na papa w'uyu mwana reka mbabwire yari inshuti yanjye magara ngiye kubabwira amateka dufitanye dore nawe ari kunyumva kandi ngiye burangiye ndi umusindikazi ngiye mvugisha ukuri sinjya mbeshya mvuga ikintu nzasubiramo ntago naguhimbira Neri kugira ngo ubyarire Jost P ninjye wakwinginze ndakubwira ngo reba aranditse ngo naba nanga uwo mwana nkamuhuza na mama umva nkubwire yego nyine yarabikoze wamuhuje na mama we utafashe uwo mwana ngo umuhuze na papa we wagiye kumuhuza na mama we se na mama we papa we n'umwana kubana n'umugabo mu nzu papa we n'umwana kubana n'umugabo mu nzu kuki utavuze ko yamuje na mama ndashaka kuza n'umwana wa Jessica akageza no muri vacances akadusura Wiza ntabwo ibyo ngibyo ari umukobwa ugomba kubibwira umugabo ahubwo umugabo wagomba kubibwira Neri ntabwo Jost P yabibwira Neri kuko afite ubwoba ko Neri yamwanga kubera ngiye ngo nshaka gusenya urugo rwawe nimba ari we waguhuje ngo na mama wiwe kuki atavuze ati abwira umugabo wiwe ati ndabizi ko ufitanye umwana na Jessica reka tumuzane mu rugo azaza na dusure babinyamirambo mama garumbwira ati ambika sare na papa arahari umuzana hanga murebe babonane ureke iki kibazo kitoro n'ubundi nutabikora ndiyambaza none se ko oya mutekereze kabiri ubu mugabo nta bwenge afite bwo gushaka guhura n'umwana we nanjye nibyo ndi kuvuga nako umugore bishaka ngenda umugore niwe mubi ahure nanjye hanyuma umugore amubwire ngo agiye guhura na Jessica ko Jost P muganire warese ibyo nuko mukazabiganira nibyo byiza muzico ko mwamuri kumwe kwa turi kumwe ariko se nayo kumuganiza gute Stone ndi inyuma nawe amereye kandi ariko wa musore atubanye mwabachikora na 30 Stone ataraze ibiri hanze iyo mba ngo ni Stone yewe ariko wa musore ubwo reka mbashanize ashaka kuba afite dread atobaye amatwi ari inzobe kandi ananutse nari nagashaka kuzamuka Neri ari kunyumva reka nzano kuri live mubwize reka mubwire mama Garinacho ndagukunda umwana wawe ndamukunda nirirwa mupostinga buri munsi kuko wabyaye umwana usa n'uwanjye photocopy wagira ngo Garinacho n'uwanjye nawe urabizi umwana wasa n'uwanjye amaso amatwi amazuru imanga hari genge mba postinga bakajyana umuntu umwe ngiye Garinacho wabyaye umwana w'umuhungu nanjye mbyara umwana w'umukobwa nimba ukeneye uko abana bacu bazahura bagasambana bakabyarana ari abavandimwe kuki udafata umwana ngo umwereke papa we abone na murumuna we yagwenda murumuna we aramuzi ubu se baherukana ryari ako se muzi ko nta bandi bana afite wenda afite igihe azabarebera bose
ariko abareba bose abareba hose ntabwo amakosa njye nayashyira kuri uyu mukobwa Sare navuye kuri live arabibwiriye ngo papa wanjye ni Jospin nshaka kumubona njye nkora iki nk'umubyeyi ko mutari kungira inama fata umwana kugira inama naguri gushaka kunyumva naguri gushaka kunyumva nimba papa we muvugana mujya mubonana na papa we Jessica muzabiganire kandi mubiganire n'isuba niyo mpamvu ushaka kubyara n'umuntu wajyanye n'abandi bantu sibyo niyo mpamvu nawe mubiganire niyo mpamvu nkunda kubibyarira n'abantu bashyashya mana umva njyewe umwanzuro nafashe rero umwanzuro wanjye bitewe n'umwana wanjye ahazaza hiwe nadakeneye ko azaba mu buzima nakuriyemo njye nabaye mu buzima bubi cyane bubabaje mana urumva ejo n'ejo bundi nshobora kugenda imodoka ikangonga ugasanga ndapfuye ndi imfubyi nta mama mfite murumuna wanjye nifite murumuna wanjye mwamubonye mukora surprise niwe wenyine mfite niwe undwana iyo nafunzwe niwe undwana iyo narwaye niwe muvandimwe niwe papa niwe mama aho kugira ngo nzapferera ze guhangana na Neri ashaka guhangana nawe kubera stress y'umwana w'umukobwa nabyaye akeneye se njye naye nafashe umwanzuro wo kujya mu buyobozi nkatanga iki kibazo nkakurikiza amabwiriza ya RIB icyo ari buvugeho kuri iki kibazo mu buyobozi ni sawa ariko ukabanza ukabiganiraho na papa w'umwana kandi ndaramuka ngiye mu buyobozi ikintu cyose bari buntegeke mu buyobozi ndagikora bararamuka bambwira ibyo bya DNA ndabikora nta kibazo 500 ndabitanga ariko na Jospin Minerval ya Serena ikintu cya mbere wabanza ugakora reka kubwiye ngo kuganira n'umugabo mwabyaranye kandi niko papa we yakubwiye Jospin papa we yarakubwiye ngo ukoreshe DNA ubimwereke karuhi kuko dore niko madamu yanditse none DNA ko hagenda umugabo n'umugore nzagenda n'umutwe ko umugabo yamborotse ko muhamagara nkamubwira ati tugende araboneka ko mubwira ati duhure tuvugane araboneka ka anyihisha ko ari byo ndi kubabwira ngo ngiye kubishyira mu buyobozi kugira ngo abe ari bwo bubikemura mugomba gukora ibintu by'atemera umwana sundi ntago yemera umwana mana yanjye aramwemera nibyo byanditse mwabanje mukicara mukabiganiraho noneho nyuma ukazajya mu buyobozi nyuma we banze wicare uganire n'umuntu kandi muvugana sibyo niyo nama nziza ntabwo wahita ubyuka ngo ugiye ngo mu buyobozi ngo kurega umuntu urabanza ukicarana nawe kumva n'icyo atekereza reka mbabwire mwababyeyi njye nandezo nyeneye kuri uriya mugabo njye mfite ubushobozi bwo kuba narera umwana wanjye nababwiye abo bana mfite nta n'umwe abo babiri babiri hano hanze Jessica bose baba hanze none niba nawe uri kubana n'umwana umwe uzi ko hari umusingo madubu ubana n'abana 4 cyangwa 5 mu nzu none ibaze sheri wanjye njye n'umwana umwe ndera wenyine nawe reba inzu mbamo kuningana ntago namuha Jospin umwana wanjye ahubwo nuko ngira ngo agire uburenganzira bwe kuri papa we amenye papa we mani nta n'ikindi nyine niyo mpamvu ugomba kubanza ukaganira na papa wiwe apana kubanza kujya mu buyobozi ugomba nijya mu buyobozi rero ngiye kujya mu buyobozi iyo ugiye mu buyobozi ugiye kurega umuntu ntago wajyana akarego nkako k'amafuti ngo arega abapolisi nabo barago ndajyana akarego polisi ugomba kujya ubu se baretse gatoya ndajyana ko karego k'amafuti muri polisi ngo ngiye ngo nshaka ko umwana ngahura na papa yanze ndagenda ndamugerekaho uruswa n'ururenze uruswa ndavuga banza yavuka muganire kandi muzajya kuganira uri soba nta kintu wanyweye kuko ndumva mwaracanye mu bintu byinshi reka babwire ikintu cyo kibabaje muri bano bakobwa urumva uzagenda muganire umukobwa w'inshuti yawe urumva gwiza umukobwa w'inshuti yawe aba ariyo ujya kuryamana n'uwo mugabo wawe kandi abizi neza ko mukundana akaguca inyuma umukobwa ari inshuti yawe reka rero mbabwire nk'ubu buzima njye nta nshuti ngira y'umugore inshuti zanjye zose ni abasore ni abagabo mu buzima impamvu navuye ku nshuti z'abakobwa niyo mpamvu ngo nimba nandezo nshaka ngo natuje kandi ngiye nakubwiye ngo ngewe icyo nshaka ntago muri kucyumva ese mpfuye umwana wanjye yazamenya ko asa ari hehe ko mwabagore mwe namwe mutuye ntago ashaka indezo arashaka umwana agira urukundo rw'ababyeyi bombi apana urwanya amenya ko afite no kwabo kwasi ushaka wanajyana nimugoroba biga mukaganira none no kujya nimugoroba uwo mugore yanumiye mu rugo rwe ko natanateza induru umwana nkamuzana nashaka nazatume twinjira mu nzu azaduterera intebe twicare hanze ahamagara uwo papa Sare na papa Garina Chasoke asuhuza umwana wanjye mubwire ati dore Jospin dore umwana wawe nguyu naramuguhishe naramubyenda muguhisha bitewe n'ukuntu nje nagi tumvikana ntago ari ngombwa kujya mu rugo rwiwe naboneke mukore DNA nibyo bintu bizakemuka kuko rumva nawe ntago ari shuwa kandi nanone wibuke ko kubera ngo ubukene yari afite muri icyo gihe cya corona
wabanje guciringa n'undi ufite amafaranga siko wavuze ibyo rero nibyo bituma ashidikanya ko ashobora kuba atari uwe ubwo rero mukoze byahita bikemuka Sheri nagashidikanya kuko n'uwo mugabo uri kuvuga ni inshuti ya Joseph uwo mugabo uvuga ngo mu kibe ni inshuti magara barasangiye baraziranye baranavugana baranasangira ni ibintu byoroshye aho uzakora ibyo wumva bikoroheye gusa umwana amenywa na nyina arumva se amenywa na nyina w'umwana ibyo ari byose Jessica nyine arabizi karibu maze n'uwo mugabo ashobora kuba ari gutya nabigenza ku mwana ari uwe ari ugushaka nyine kumubabaza gusa reka mbabwire mw'abantu ijana ku ijana ko umwana ari uwe muremera ko hari abana benshi babaho nabi kubera ba mama wabo baba bararakariye ba papa wabo ugasanga umwana akuza ari indushya abaho nabi kandi iwaba ari mu bipangu wamara gukura bakazakubwira ati burya wa mwana we ntabwo uvukana uzi ko iwanyu ari kwa runaka ibyo ntabwo mubizi bibaho cyane Neri namuhisha umwana kuko iyo namuhisha umwana ntabwo wari kubyaragara inancu wari inshuti yanjye tugendana amateka yose uyazi ibyanjye byose wari ubizi twavuganaga buri kintu cyose naratwitaga ukabimenya nakitsamura ukabimenya najya kwa muganga ukabimenya gute nari kukubwira ko nabyaranye nawe kandi nzi ko mukundana uri inshuti yanjye wari kwemera kumubyara umugore bari ku bana ubu uremera ugahomba ikintu ukunda ukakirekera abandi bakagikunda ko kandi murakazi urukundo rwawe uremera ukaruhara ngo baraba best friend nta best friend mbonye ariko disi Jessica igira umutima woroshye niyo mpamvu abantu baguhemukira ngo warakoze nyine none se ubu ko wabivuze ubu nyine nimba ko warakoze ntago nigize nkubera umugore mubi ariko we wambereye umugore mubi yego wamuje na mama w'umugabo ndabyumva ariko we bwe warifashe uravuga ngo nzazane sare n'umwereke rega ni mu Rwanda Sheri ndamutse muzanya akanapfa bagufunga nawe ugasanga ubuzima bwawe bwose ukuza utirereye umwana kuko wakwirereye umwana wundi ukava muri ibyo bintu kuri umugore ufite gushakisha ubuzima uko ubayeho neza wakwirereye umwana n'ubundi papa we namukenera aza kumwirebera oya Neri ndabizi amajoro yaraye bamutuka ngo turavugana rega Neri n'ubu turavugana ibintu byose turabivugana nta kintu na kimwe tutavugana ariko hari ibintu tutavugana kesha nawe ugira umuntu ntabwo byari ngombwa ko uzubwire Neri ngo nari ndi kumwe na Joseph kandi ari ibintu mba namuhishe nawe rero wavamo umuntu mana ibyo ni ibintu kuriye kuza ukabeshye pero abizi ndamukunda inderanya n'abantu akunda Serena ariko saba nawe kumwe bamanuka hano kandi ko wavuga ibintu Jessica avuze ari umisemze umva ubu wa mugani nk'ubu ngo ahise amenya ko umugabo we mwahuye muramuteranye muramusenyeye kesha wambabariyeho kabyara ubu na Shani na Weston amuri hejuru n'icyuma ateje undi ari kumwe na Jessica na Joseph wambabariye waretse gusenya ingo z'abandi babangazi kuri iyi live kabisa uzi ko mana we abagabo bani mu bavuye cyakoze Rabi urakoze kubyuka umamagara nawe reba ngo nari mari waramuhamagaye wibeshya ngo yari ahari mubonana inde yari uhari yari ahari nyine Neri oya nako nawe nabonye kandi ngo niyo mwahura nari good igorata oya Neri ngiye ntago naguca inyuma Sheri ntago naguca inyuma ku mugabo wawe kuko umugabo wawe namuretse mureba Sheri ubuse namurekeye Biju namurekeye Biju murekeye Biju baburetse gatonya namurekeye Biju nyimara kumurekera Biju nawe umwambura Biju ubu urabona ubu ngubu ari bwo namukenera nkazenguruka ngo njya nkamwisubiza mfite umudiaspora unyishura inzu ya miliyoni urananyeneye kugutwarira umugabo ngo bimarire iki ngiye nyeneye ko ahura n'umwana gusa stress ya Serena yihaza ararengana babaza umugabo iwawe ndahazi umbwire Serena mufatire moto mukuzane mfate moto nongeye nigendere ejo nzagaruke kumufata araraho ngaho barebana bavugana ejo nzagaruke kumufata nabyo nabikora nawe ngiye nkagenda nkamutungira agatoki nkamubwira ati njiramo radeni uriya muryango genda ukomange bagufungurire agakomanga nabona usohotse umubonye nkahita mfata moto nkaguruka ku buryo utari bunambone nkaguruka ko yambi miste akoze narumye ko kamuzi umwana ukamuzana yewe kiri ndi kumva Neri uyu Neri ararengana ugomba kubivugana n'umugabo bicare baganire
atari kabisa bagenda ahantu cyane bicaye biganireho cyane kuko ndi na sari sinababaye nta wa kimwe mugani oya baduhamagaye kangahe nimba ari ikintu ngo ufite ngenda babaye cy'inkuru kuri bino bintu mbwiye nkuzamure kandi na komera sari akeneye urwo rukundo ibyo byo nibyo uca mu nawe bintu akeneye bikomeye urukundo ariko komera uri umugore w'intwari komera pe ngo inzu ya miliyoni abantu bose bari kuvuga ngo ngo twereke iyo nzu ya miliyoni wayibabwiye ko wayibonye rabi sinayikweretse none se ni ngombwa ko abantu mukunda amatiku ni ngombwa ko hano bazengurutse hari inzu abanyamatiku gusa uba nimba ushobora iya kwereka inzu wishyura ikumarira iki wishyura ijana uramwishyura basi wishyura umwaka miliyoni uramwishyura cyangwa umwaka azi ko wose iyo nzu azi ko iyo nzu itabaho hariho abantu bansetsa mu buzima mana hari igihe umuntu ansetse kumva naseka nkapfa muzarire shehe kubirebe inzu za miliyoni zibaho n'iza miliyoni 5 mana zibaho ngo mbega purafo ya miliyoni imwe ubu wabonye ibintu bavuga mukomeze mubyarike nta muri rwongeye kubisoma oya bareke bavuga ibyo bashaka abagabo turabakunda ko bajya baduhemukira bararengana bicecekeye bamwita Jessica inshuti zacu z'abagore nazo zikaduhemukira zitonze zidusekera njye nababajije ngo njyewe umuntu wese ufite ikintu ashaka kumbaza nakimbaze ndamusubiza kandi mubwiza ukuri uyu munsi niyemeje kuvugisha ukuri nta kintu na kimwe misha nanarwaye sida naza nkabivuga nkavuga ati ndayirwaye bimbaze nkusubize nkwereke n'ibimenyetso ubu njye niteguye kubasubiza ikibazo cyose mushaka muri tayari yaba bari kuvuga ngo ababibariramo barabireba ntibashaka bari kwandika ngo mutwe barashaka kumenya sitori ya mutwe Jackie ndamukunda umva se nawe nshaka kubaza Jackie iriya yankwamagaye kangahe waje ngakubwira oya iriya wabaye kubaza pase y'umutari ngwino nkubwire cyakora nunagira inshuti zizagira ikintu zizakumarira mu buzima bwawe ntuzagira inshuti zigutera stress reka Jessica nshaka kubaza baza ariko gira rero itubwira nawe bambaye ukabwira sitori ya mutwe abantu bose reka bari no kwibaza muri comment barashaka kumenya ukuntu byagenze sitori ya mutwe uko wapostingaga uri kwiyama abakobwa ngo bakuvuye ku mugabo wawe mutwe musomana n'ibiki rero iriya yari puranka yanjye ariko ntabyo yari azi ubu se urareba ukabona ndi umuntu ubu urareba ukabona ndi umuntu wava kuri stone nkajya kuri mutwe uriya nagira ngo mwereke barasa ahubwo wajyanye bamwe bajya gusa niyo mpamvu nyine nanjye nagira ngo ariko uriya mutwe yaritukuje kandi stone n'inzobe ye ntabwo yitukuje niho batandukanira ntagasara mutwe iyi mutwe yaritukuje stone ntabwo yitukuje umva mbanze yari mukorogo nabonaga kuri TikTok twari tuberanye sha umurundi yaramunwayeho karunda amabyi mu nzu nawe namahoro uzagira mu rugo rwawe wandawe mbanze ngo urabure ngo ni shani ukuntu wasenyeye urugo rwanjye ho gapfa nabi nimbe n'abarabiya barazaga bakagendana abapfe n'abakagenda akindundi wagira ngo sinzi icyayivanye iwabo ahubwo Stone akunda uriya murundi kabisa ntago amukunda ubu se ari hehe Stone impamvu ari hari nuko nyine ari we wenyine bari kumwe muri nuko ari we bari kumwe nyine niyo mpamvu ari hari ejo bundi ntabwo wari uri kumwe na shani uri kurara umurya byabaye Jessica mbabarira nawe kuba shani yarasubiranye na Stone byarakubabaje shampi urabizi ibyanyu ndabizi byose ibyo byarambabaje kora iki ko shani yasubiranye shani mwagiye mureka kumubeshyera wakundaga shani byo gupfa warasazi ziba te video zanyu Jessica hari umuntu hano muri comment uvuze ngo nuza mutwe ngo nawe ni legend nka Stone kutamusubije abahungu bose turi ba legend mani tubabarira ufite abagabo nafite abagabo bangahe erega sheri reka nkubwire ibintu biraba nurangira mihindo ya Pamela na Debeni kuri aba batwitse ngo yatwitse ejo nuzabyuke wumva ngo batandukanye urukundo rurashira nyine ubundi kaba ari agahararo
oya ngo Stone na Nuse ngo na Mutwe ngo ninde wari uri ngo nindo ayimani niwe wari ukibajije. ubwo se ayimani ko afite ikibazo mu mutwe atanuze mu mutwe urafata umugabo twabanye imyaka 4 mu nzu ukamugeranya n'imbobo tutanakundanye amezi Stone muri comment uranziza ubusa n'ubivuze muri comment ubwo nyine uwabinozaga neza n'uwo twarambanye namushubije nagenda si Mutwe mwarambanye oya koko nta n'ukwezi twakundanye n'ukwezi sha Mutwe mwe muberanye oya yaraje na Stone mutaberanye nese Generasi 44 Generasi 44 nawe ko mwagacishije ariko Rabi ndagukubita umuntu warundi umva Jackie nawe ako Jackie wambabariye ko ngo noneho ngahanini ngo ugasanga batunzwe n'abagore Jackie ntago nyibyina sheri narabiretse nsigaye nyine amafilimi oya ari kuvuga ko ababyinnyi baba batunze abo bahungu niko ndikubikeka niko avuga umva Jackie twe n'abakobwa Jackie maze gukundana n'abagabo bangana mwe muretse nsubize Jackie mwe mucecetse mbaze musubize hano mfite video za Jackie ari kumwe n'abagabo benshi batandukanye ngo ndi kuvuga ubwo buhungu ubu nawe barukundanye oya ntabwo narifuza ahubwo njye nagiye kwereka utuvidewo twawe twinshi mfite uri kumwe n'abandi bahungu hano mfite fone ebyiri hari igihe umuntu anyohereza voice once nimba ari voice once ngo kwa kundi wohereza ikintu kigahita kikupa muramenye byose ndabibitse muri fone yanjye mwarabinyoherezaga bimwe byikupa nkahita mbibika hari video shani yanyohereje ari kuryana iminwa na champion ndayifite ndi gukora iki champion iyo video uri kuryana iminwa na Shani Yesu yarayinyeretse sinayikweretse njyewe kiragiye nari boss mane narashaka umva Jackie ngo nubwo yakundana gusa baburetse musubize baburetse nsubize Jackie nibagutereye ivi impeta ukahita muri toilette ese wagize ngo nuko wari wishimye ujya kujugunya iramita cyane uko kiriya kigoryi cyakinishije ubwenge bwawe wumva kwiriye kujya muri wese nyine none reka mbwire Jackie wa mugabo aracyagukunda ibaze kuri no muri all paper ye ya phone sinzi ukuntu nasimbukiye gutya ndi Nyamirambo bicaye kuri tebe imwe nyine bamuhamagaye mbona harimo Jackie muri phone ndavuga se ko baguteye indobo n'imetero iri muri wese ukaba ukimugendana mbese ari Jackie we buri kuvuga Jackie ari urenze uburenze Jackie w'i Rwanda Jackie uzirana na Gasuku sorry warayijugunye my love warayijugunye muri wese video zirahari dore Jackie arabihakanye ibi bintu ntago yabikoze ngo ndekera umugabo wabona biyunze cyangwa bari kumwe rero nazongere kuzanga kunseka ngo ubuhungu bw'ababyinnyi ngo bwande nimba wifata ukababara kiriya gicucu n'uburyo cyagiye kikavuga ngo ujya mu kabara kagusohokana ukanywera 300 mu saha ukaba uri kuvuga ngo ngurekere umuntu mana wenda kubujije usanga ari social media kugira ngo Jackie yamurira mu nzu baza umugore ukonse maturasa umunsi amusohoke ngo winukire reba indaya ngo champion ngo yarwariye ngo umugore sha champion umva n'ubivuze muri comment ngaho wamutwariye umugore mbuze n'icyo mvuga gusa namutwara umugore gute kandi ngewe natazi nawe genda ibonye uretse gatonya kupure yose uwo muntu nagabanya ibyo bintu biri gusakuza mukuyeho sinzi mbabwire reka mbarabure mwe abakobwa mwe mutazi champion dancer rero kupure zitandukanye ariko izo kupure uwo mukobwa akaba afite gutya
ajya amwandikira ntabwo yamuhereza champion urumva ntajya ari amafaranga oya ase rabi ntabwo yuko ukuntu shani yari yarasareye champion yirirwa avuga ati champion nabyuze kuri live nshobora kuba nzi kugira iyi ngo umugabo wanjye ngo champion umugabo wanjye cyakoze wallahi ubundi ugumana na shani nari kwishima irandaya iritesha umutwe Shani ntabwo nigeze nkundana nawe Shani mureke kumubeshyera cyanda aho ngaho ceceka aho ngaho Shani ni inshuti yanjye magara izo nshuti zanyu nyine simwe aba besto turabazi ubwo besto bwanyu nanjye byatangiye Shana ari besto ari inshuti aza mu nkunda amahoro kesha arabyibuka ngo ngiye ngo ni inshuti yabareje ngo ni inshuti yabashitani niko akabi waje gatsindwa n'uwite ko dayimonero ry'umukobwa kazaga mu nkunda amahoro ari igikarasa no munsi y'isafuriya ubwo waretse kumutuka asa ntaka kumutuka yazaga ari umukobwa mubi akaza akavuga ngo ni inshuti yabareje